umutuzo. Ni Yesu yavuze ngo nusenga ujye mu cyumba hiherereye ukinga imiryango, isengesho ryawe ryumvikane imbere ya So mu ijuru, uganire na papa wawe, uganire n'Imana yaremye ijuru n'isi. Remo sakaramando, ikongorere uyongorere uyibwire. Muganire nk'uko umuntu aganira n'inshuti yiwe. Yesu avuga ngo ntabwo nyibita abagaragu kuko muri inshuti zanjye, kuko inshuti niyimenya ibyo mugenzi wawe atekereza. Ntabwo ushobora kumenya icyerekezo cy'umugisha wawe, ntushobora kumenya aho Imana igutwara, ntushobora kumenya aho Imana ikujyana, ntushobora kumenya umugambi Imana ku buzima bwawe udafitanye communication n'Imana, udafite iri sengesho rituje, udafite iri sengesho ry'umutuzo, utarasenga muri Matayo 6. Oya,